ziri kuva no kubyaha, gasanga murazidukinga mu maso, wajya kumwerekwa ngo uvuge icyaha yakoze batariko na haleluya agira, mbega bari kuzidukinga nk'ibikarito mu maso n'ikintu cyitwa umuziki, ngo imigozi yari muhambira amaboko irabanza irashirira, imera nk'imigwegwe ishiririye, imera nk'imigwegwe ishiririye. Imbaraga zamanukiye hano muri uru rusengero zibanje kubohora amaboko yawe yaramaze igihe aboshye, nicyo zibanje gukora. Ya karamenda kumva wawera we ha reposira. Bajyaga bavuga ngo ndi umushizi w'isoni, ngo nta musore wandambagiza. Imana irangije inyihera umusore witonda, mfite umugabo witonda, Etienne aramuzi, witonda, uvugana amagambo make y'ubwenge. Ubwo babaga bambonye ndi kunyonga igare, mu kandi kanya akabona ndi kwagiserera moto, gihe nabyirutse nifite amaraso ya kigabo, sinasohotse namba hagati mbazumingiramo we. Ari naho nageraga nkegura gutya nkareba nti nawe waje. Mu kandi kanya ngo umunsi mukuru ngo Imana nimwibeshya, mwamanuriraga ko atazanjyana. Umwe akagenda akabwira undi ati twagaragiye beshe, umugeni uri hari arenda ku Rwanda, Imana ari yambwiye ngo wicungire umutekano, baraza mukavuyo k'amakorasi batubaza. Reka intambara yose warwana, ariko igifu gifata icyo umutima ushaka urayinesha pe. Ubu nta ntambara waza kundwanisha nanyweye nido, umva nta ntambara wanza naho nanyweye agasupa ngo imbashe. Kubera icyo ariko ushobora kutabona sheri ukagira imyaka 30 40, ariko ukagira imbaraga zikubesha muri iyo myaka, ukajya uririmba ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro. Bakubitamo umuziki ukajya ushonyora, n'imbaraga zikunyuza mu maso yabo mwiganye bahembwa imishahara, ukumva ufite imbaraga nk'iz'umuntu uhembwa menshi kubarusha. Abakobwa bose bari hejuru y'imyaka 30, uyu mwaka mfashe umwanzuro, Noheri n'ubunane murayirira mu ngo za. Kuba nanakurokotse n'amarozi yawe yonyine bintera gufashwa. Rero wakenyeye ngo waje kuroga marionette, ngo tuwarete ngo wayiroze, ngo sindi bugeyo, ubu ngo wantegeyeyo naje nakumenya. Ndi umubyeyi, umugabo n'abana 3, sengera mu itorero rya Cyahafi. Imana iduhana umugisha. Hanyuma nishimiye kugaruka hano, shimiye Imana ihangejeje, byari bigoye, ariko ngashimira n'abayobozi babigizemo uruhare, bagatekereza ko nagaruka gukora umurimo hano. Imana ibahereza umugisha. Nanezerewe cyane, nongeye kubona abakozi b'Imana, Felicien umuhanzi, Etienne nkunda ubuhamya bwe cyane. Nishimiye kubona iteraniro ryuzuyemo abantu bangana gutya, kuva mu gitondo kugeza izi saha baje gushaka Imana. Nkunda kubona abacuranzi n'abatekinisiye babihaye agaciro, ugasanga biriwe mu nzu y'Imana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ahandi barabishyura kugira ngo babafatishe, ariko ndabashimiye cyane imbaraga muba mwakoresheje kugira ngo muze kudufasha kugira ngo ivugabutumwa rigende neza. Imana ibahe umugisha, Imana ibahereze umugisha. Murimenyereye nk'ijambo ryavuzwe kenshi, ndetse na so ararivuga afite inkono y'itabi mu kanwa. Iri jambo turarivuga ukarifata harya rindi nyoko akubwira ajunditse ubugoro. Ni nayo mpamvu bitanafashe. Nugira Imana ukabona umuhanuzi aravuze ngo Imana iguhe umugisha, uhita ubisamira hejuru.
kandi mujye muvana ibintu by'igipene hano, ahubwo mugire imbaraga z'umwuka wera wo kwakira ibintu abakozi b'Imana bavugira mu maso yanyu. Ndatura umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhereza umugisha. Imana iguhereza umugisha. Wasanga nabyo ugiye kubipimisha imyaka umaze mu idini ngo urebe ko bikora. Ubu nabyo ugiye kubipima ngo urebe ko bikora. Jewe iyo ngize Imana nkabona umukozi w'Imana utarabivangavanga akavuga ngo Imana iguha umugisha, byonyine mba nzi icyo bisobanuye. Imana ibahereza umugisha. Urakoze cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Muze kumfasha mikrofoni vuge neza, nibiba ngombwa mu mpene y'umugozi. Nta kibazo, nta kibazo. Kuko ndashaka ko nta jambo na rimwe riza gupfa ubusa. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Bibiliya ndabizi zirahenda, ariko imyaka umaze waje igura make. Ubu wasanga nta Bibiliya ufite umaze imyaka irenga 10 mu itorero rya ADEPR. Hari n'imico igomba gucika pe, kuko ntituba tunabyumva. Kandi ugasanga ufite cya telefone kingana gutya, wambaye ipantaro ihenze n'urukweto ruhenze, utagira Bibiliya. Hari imico tugomba gusezerera. Atunga ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya mbere umurongo w'8. Naho honyine dusoma ubundi tukaganira ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo w'8. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Reka dusubiremo uyu murongo. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. N'aya magambo tugiye kuganira. Mufunge Bibiliya tuganira aya magambo. Umuntu wese yicare nk'uri mu nzu ya Data wa twese. Mureke kwicara nk'abantu bari mu gikoni aho mutekera. Aha ni mu nzu y'Imana, twageze turindushye tukaruhuka. Icara muri pozisiyo yo kwakira iby'Imana igiye kunyuza muri iki. Ndabisubiramo, turi abakozi b'Imana Imana ihamagaye muri iki gihe, ndetse no mu gihe kizaza, kandi no mu gihe cyashitse. Turashimira Imana ituzanye muri uyu mujyi. Etienne we yagize amahirwe awuvukiramo, twe tuwujemo ari amasezerano isohoje. Rero bamutoka mbare mumfasha tubiha agaciro. Abantu muri uyu mujyi muturuka ahantu nturuka no kure, mumfasha kubyumva. Nishimwe kuri twebwe. Hashize igihe kinini Imana ituruhuye umugongo, twari tugiye guturagurika imitsi y'umugongo kubera guhinga kuva mu gitondo kugeza ninjoro. Ukikorera ikibindi ukavomesha ibasi ukayamena rimwe na rimwe, ukarwana no kugira ngo amatungo arye. Kubw'amahirwe tubona ituzanye i Kigali. Navuga iti nimwe muruhutseho gakeya byibuze mu rwana intambara y'umwuka. Nibyo turimo turwana nabyo ntibitworoheye, ariko uko biri kose turarwana nabyo tutananiwe, tutahinze. Nabyo ntibyoroshye. Niyo mpamvu nshaka kuvuga ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Turashaka kuvuga ku mbaraga. Bintu murimo mwigira muri no minsi ugasanga aho kugira ngo mugire imbaraga mukarangwa no kwisiga fondote, yikubiteho ari kugira n'imbaraga. Muzahabwa imbaraga ni ubuntu. Ubanza umenya ko ari ubuntu. Mu minsi y'imperuka Bibiliya ivuga ngo nzasuka umwuka wera. Ubundi turashaka kukubaza impamvu utagira n'umwuka wera, uranabisobanura.
mpamvu utagira umwuka wera n'ubuntu nisezerano umwuka wera nzasuka umwuka wera ku bantu banjye abantu bakuze badafite imbaraga zo kwikokinga nka mamarioneri bazaryama barota ubwo nimba uri hejuru y'imyaka 50 utarota uradusobanurira ikintu marisha ibitotsi abantu bakiri batoya bazahanura byibuze nubura ubuhanuzi unerekwe ukanuye utubwira uti mbonye turabigenzura naringiye gutera haleluya nibuka ko mwaziteye kundusha muziteye n'igihe kinini rwose pe n'abantu ngo batazitera muba mwumva ngo ari abantu ngo bafinina badafite amavuta reka nkubwira amavuta turayafite arayo umwuka wera arayo kurya arayo kwisiga turi nabyo rwose ibintu bya haleluya na mena twasanze munabidukingamo ibikarito tukabona zabaye nyinshi ariko ziri kuva ku bugome ziri kuva no ku byaha gasanga murazidukinga mu maso wajya kumwerekwa ngo uvuge icyaha yakoze batariko na haleluya agira mbega bari kuzidukinga nk'ibikarito mu maso n'ikintu cyitwa umuziki muri kubidukinga mwikiperereza sina ngombwa nufashwa uyitere nudafashwa sinitegeko sinamenya n'icyakuzanye hari n'igihe tugora abantu ngo nibafashwe uzi se yaje kugira gute wenda yaje kurwanya imbaraga z'abafashwa umuntu uramubwira ngo afashwe si itegeko gufashwa biterwa n'ikiri muri wowe ubundi iyo udafashwa menya ibikurimo kimwe mu bintu bikurangeye iyo ufite umwuka wera urafashwa rero iyo udafashwa si ibintu tukwingingira biraterwa n'ikikurimo kuba mbyutse amahoro nkaba mbasha kugenda bintera gufashwa naho ntajya mu rusengero naho batatera haleluya hirya ahangaha mu bitaro hari abantu barimo bahumeka umwuka bahawe hari abamanitse amagufa yamenaguritse twagize impanuka ikomeye cyane ntituramenya umubare w'abantu bacu bangirikiye muri iriya mpanuka y'imodoka yajyaga Kampala urahangaha twe rero iyo tugeze aha bidutera gufashwa tutiriwe tubyinginga hirya aha hari abagabo bafunzwe bari ku mvungure batazi ngo umunsi ni kuwa kangahe twiyo tugeze hano gufashwa ntiturindira ngo bakubitamo igisirimba kuba ndamutse byonyine kuba nanakurokotse n'amarozi yawe yonyine bintera gufashwa rero wakenyeye ngo waje kuroga mamarioneri ngo tuwarete ngo wayiroze ngo sindi bugeyo ubu ngo wantegeyeyo naje nakumenya naje dati yewe nzana ikirere ngifite gutyo kuko sinjya mu kirere nta kontoroye ndi umuswa ndabayobewe se misi mbamazemo ndayizi ndabazi ko tutaziranye hano tuziranye mu buryo bw'umwuka wabiregeye ku mazina yanjye kuri tuwarete ko ntari bugeyo ntaho njya rwose ubundi na tuwarete z'ibyaro sinjya mpfa no kuzijyamo kubera umutekano w'umugongo wanjye uri biraswase rero ntabwo biri bukora ubu urakoresha iyihe tekinike oya tuvugisha ukuri tuvugisha ubu urakoresha iyihe tekinike hari umuntu bw'ubutekinike mukoresha ngo tucomoramo imbaraga ngo muzakoresha ibishoboka byose kandi ugasanga rimwe na rimwe birakorwa n'abadamu beza b'ibizungerezi utakekera ibintu mwajemo ibintu murimo n'ibiki murabona muzadushobora utaradutegeye ku nshyushyu tutarayibona utaradutegeye ku biryo tutarabibona ubu ngubu umuntu arya icyo ashaka urabona uzadukurikira ukadushyikira nuza we tuvugisha ukuri oya mujye mureka mbanze niryagagure no kubarozi mbanze mbiryeho rwose kuko mfite umwuka wera unyemerera kubiryaho haleluya ngo ikirere ngo wagifata ngo urebe ngo imbaraga ziri muri jye ngo uragifata uguteze gute bishoboka ko tugifata gute twe tugifata mbere y'uko uhagera tukwinjira ikirere tugifite hari ubutware tubana nabwo dukoze muri matsiyeri z'ubutware sifa kwako baba hari ibintu utarwanisha ngo dushyikire urarwana n'umunyamwuka urahangana n'umunyamwuka w'ibitso sentire noire
imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri nzi kuzirwanisha. Hari ibintu mugomba no kurambika hasi. Abantu ibintu murimo ni ibiki? Murabona ibi bintu murimo ni ibiki? Hari ibintu byataye agaciro ikintu gito ngo gutumura ngo amaruzo. Hari ibintu, hari kata zitakidufata ko tuntu, hari kata zitakidushobora. Iziheze byanyura heza tujye tuvugisha ukuri. Oya bajye bemera twarabarangije. Icyanditswe turi nacyo, amasengesho turi nayo, ibiryo turi nabyo. Hanzari tuvugisha, turavugishwa n'Imana duhamagaye. Twakoranye turi ba nta kigenda, ikadushyigikira nta kintu dufite. Ubu ngubu rero ngo harageze noneho dushyigikire dufite n'akantu ku ikofi. Urabona ubundi tugukiranye ureba he? Kuri umuhanga nguzi kontrole z'imiti. Ubu tugukiranye ureba he? Ariko ubundi n'ibintu mukora ntabyo muzi. Reka mbanze mbaha isomo, nze mbabwire icyanditswe. Sengere mukanya, nze nsengera abarwayi barozwe kakanya, nze mbipfusha ubusa. Ibyo baguteze nze mbitegure mpagaze aha. Ibyo batabitse nze mbitaburure ndaha. Ibiri mu mubiri birimo bimunga amagufa nze mbitegeke ndaha. Dufata miri bitekerezwa nibyo bategura tubipfusha ubusa turaha. Mana yaduhamagaye irakarama. Heri Imana icyubahiro. Se wahaye Imana icyubahiro ureba imbere. Mundi wabijya gucika kujya kono kana umuntu yicaye mu rusengero yicaye arya yicaye. Hari utuntu tw'udukata bazimu bagira. Hari utuntu tw'udukata bagira akakarambe kare. Kankubwiye. Nakubwiye ko iki kirere abahanuzi tugifite gutya. Niyo waba ubivanye hirya ha muri Nigeria. N'impamvu ndi kuvuga gutya ntabwo sukubatinya. Sukubatinya. Uzabaza musaza wanjye Daniel ageze i Babuloni. Yaravuze atumva naje mu ijambo ribangu cyakora muzahabwa imbaraga. Mwuka wera nabamanukira muzaba abagabo. Imbere ya Nebukadinezari muzaba abagabo. Imbere y'itanura muzaba abagabo. Imbere y'intare muzaba abagabo. Akose ndabesha ngo ndebera gutwita inda amezi 9. Ukaba ubizi neza ko banayizinze n'ibimenyetso ukabyumva ko indi daheruka ko. Ariko kwahise mu nzu y'Imana ukumbura umugabo kavuga uti nzayibyara. Umva wa mwana we warenza amezi 9 wakonka wakina utakina wakonka utakonka nzakubyara kubw'imbaraga ze dufite no mu rufu tuzaba nzakubyara pe. Ubu hari inda zavutse tutarigeze twumva zibuje. Mfurange nayibyaye higeze numva ikina n'umunota n'umwe mu nda. Mu mezi 8 numva akantu kameze nk'urugwara mu nda kandiye. Naho mutwitanye n'ibindi bintu bashyizemo. Agije ndamubyara ari muzima. Bari mu wa 3 secondaire. Ese ubwo nimba tubyara muri izo systeme bakoze katatu kabyara. Kakoresha imbaraga z'amacupa twara z'ibicuma twararenza amacupa. Tukubwira Imana yadusumbishije imbaraga zawe tukajya tuzigenda hejuru. Katukubwira Imana yatubyaje baravuze ko tuzafa tutabyaye. Imana yaduhaye gushaka baravuze ko tuzahera ku isukiga. Imana itubeshejeho bari iminsi ku ntoki. Imbaraga z'uburozi wariye ntiwarara. Se tuvuga Imana ikubeshejeho. Tera haleluya uhagurutse haguruka. Ongera utere haleluya. Shira
muhaguruke mutere haleluya. Ebyiri nziza nziza mwese hatavuyemo n'umwe. Ebyiri nziza. Rimwe kabiri gatatu. Rega ndimo ndareba itimu indwanya hano. Ubu ndimo ndareba itimu indwanya. Ko sinjya nkorana n'abantu bandwanya. Nsize iduka ririmo miliyoni nakubwiriye aha. Mfite ifamu. Nje na moto nsize imodoka iparitse kugira ngo mbanguke. Ntabwo nge naza gukina hano n'ubwami bw'abadayimoni bundwanyiriza imbere y'Imana. Mwandwaniriza aho mvuka, mundwanyiriza aho nkorera, mundwanyiriza muri kaburimbo. Mu nzu y'Imana ntuzandwanya ngo nemere. No. Ntabwo nabyemera. Mu nzu y'Imana jyewe hano no. Kuri tere nyiriza w'indwara Imana ishigikiye. Ntabwo wasa kubuza abarwayi gukira. Mvuga cyane ngo nibyo. Mwongere cyane ngo amina. Mwongere cyane ngo amina. Iki kirere Imana irashaka gukoreramo ibintu bikomeye. Hari ibintu Imana ishaka kugaba ahantu. Ndi kubona hari ibintu Imana ishaka kugaba ahantu. Tere ebyiri nziza cyane, haleluya, ebyiri nziza. Nibakwikiriza. Noneho ugasanga umuntu utagira n'icyatanu ku mufuka niwo wigize nka meya mu rusengero. Usanga umuntu yigize nka meya ntafatika. Twebwe tuyarya tubanje kuyavunjisha mu manyarwanda. Turi mu mwuka twarasaze. Nkawe urarwana n'iki? Saha tuza tukabifatira. Saha tuza tugakura umugisha. Tukaza tukarya ibya data. Muri aha ngaha mwigize abantu badanje. Mwongera cyane ngo amina. Umva uko Bibiliya ivuze. Amajwi yose acacak. Ijwi ry'Imana bariryo ryumvikanira. Bucacatse urusingane ry'urufite. Cacaka urusingane ry'urufite. Imana iri kuvugira muri jye na Mana ebyiri ziri aha ngaha. Tera haleluya cyane. Icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira. Muzaba abagabo. Niryo jambo rye nshaka kuvuga. Ikintu cyitwa imbaraga. Ikintu cyitwa imbaraga. Shaka kuvuga imbaraga. Shaka kuvuga imbaraga zikagenda zigahitana uriya muntu wavuze ko uzapfa ntacyo ugezeho. Ndashaka kuvuga imbaraga. Ndashaka kuvuga imbaraga. Nimba ufite n'ikibyimba mu nda kikamenekera muri iri jambo. Ndashaka kuvuga imbaraga. Nimba abana kuzinza ukazingukira muri iri jambo. Ndashaka kuvuga imbaraga. Nimba baravuze ko uzapfa udakize ugakira muri uku kwezi rivugiwemo. Imbaraga y'icyakora muzahabwa imbaraga. Muracyari hano ngo munize haleluya ebyiri. Ebyiri ziraba zihagije. Ziraba zihagije. Murakoze. Murakoze. Kirere namwe ndumva mwagifatishije. Bamwagifatishije. Kirere kugifatisha biragora, uzabaze na pilote. Yenuriye indege inshuro zirenze imwe. Kugira ngo pilote ajya gufatisha ikirere nawe biba byamugoye, natwe bikatuvuna. Kakubwira ati ziri ku mukandara ukomeza, intebe zikomera. Bakoze imindege bagacamo bakizera ko umutekano wacu uhari. Kugira ngo ajye gushakisha ikirere gifatisha abone umuhanda, dutangire kubona ibicu hasi, biba byagoranye. Nawe rero nuza mu nzu y'Imana ntukemere ko ikirere cyawe abarozi bagifata. Tazakorera ubusa. Tusinganemera gukorera munsi y'abarozi. Aya. Na. Oya tiene uzaperereza. Ye nkorera munsi y'ikirere cy'abarozi nkandi. Oya myaka mfite 45. Ndakuze sinjya nkorera munsi y'ikirere cy'abakoni. Cy'abakoni. Ni ibintu bidashoboka. Ibintu bidashoboka genda nabakubita. Burya ndanagukubita. Fakuba nagushiriwe ntavangiwe. Hari umurozi mperutse gukubitira ahantu. Mana imbwita izinduka.
saa moya uba ugeze muri tuwarete zo ku rusengero ndahagera sanga umumama arimo araziroga adongera icyo bita imidongera ikaze. Ndangije nkura rakerete ndamukubita ariko nkumva ndimo ndavuga no mu ndimi. Mukubita mbwira abadiyakoni ni muzi ko nkubita mutere haleluya. Nkubita inkoni mukubita haleluya. Muvuge ngo amen. Shakora muzahabwa imbaraga. Ukawera n'abamanukira. Musumwe Samusoni yageze imbere y'Abafilisitiya. Bamubyukije Lehi mu gitare aho bamubyukije mu gitare cya Etamu aho yihishe. Yaramaze gukora ikintu cyiza cyane. Yaramaze gutwika imyaka y'Abafilisitiya akoresheje ingunzu 300. Angije ajya kwihisha mu gitare. Yihishamo ngo baramushakisha baramubura muri quartier yose, kuri tere zose akorera, mahateranira aho asengera. Kumwe badushakisha ahantu hose. Hari ukuntu badushakisha kuri status bagasanga Imana aratubwita mube muretse gushyira amafoto yayo. Mbaraga z'Imana zamanuka ziti mube muretse gupostinga. Akagira gutya akagushakishiriza mu bana agasanga uwo munsi wabohereje abantu ntibahari. Kagushakisha nyuze mu mukozi ugasanga Imana arakubwiye ngo umara amezi 3 nta mukozi mu rugo. Bagashakisha ahantu hose. Nguko uko bashakishije Samusoni basanga amaze kugera mu gitare cya Etamu. Yihishemo. Baramubura pe. Baza mu masengesho baramubura. Dufite abantu bazi kudushaka bamenya aho turi. Sanga hari incakura zizi kwigira amaneko. Aro mukozi w'Ima harya usengera. Jobundi hari wabyutse nka saa moya saa 2 z'umugoroba ku wa gatandatu. Numva umwe muri za Gatumwa, mutumishi wa Bwana ni Imana irambwira iti yaje ni wa wundi. Mutumishi nijye nitwa Nyirabagenzi Alice. Mukozi nitwa Nyirabagenzi Alice nibukunanira uvuge mama Marionere. Ayo mazina yose urimo uvuga nayo kuncakura. Vuga icyo ushaka kuvuga. Ejo urateranira hehe nindabimenya mu gitondo. Ateranira tukuntu bazi gutega mbushi. Nguko uko bashakishije Samusoni basanga hari amaze kugera mu gitare cya Etamu hatagerwa n'umuntu wese. Yihishamo abamo ahantu hatagerwa n'umusivile, ahantu hatagerwa n'umuntu woroheje, ahantu hatagerwa n'urepeta, hagerwa n'umuntu wakoze agatendo. Ubundi gitare cya Etamu nta musivile ukigeramo. Wabwirwa n'iki se ko ariho bihishiye bamaze gutwika imirima y'Abafilisitiya? Twebwe tumaze gutwika imirima y'Abafilisitiya ntabwo dutaha mu ngo zacu uzaperereza. Zabaze na Yesu yirirwaga kuri tera azura ahagurutsa ayirukana abadayimoni. Nijoro akazamuka ku musozi. Kuko ikirere akoreramo nawe yarakize. Niyo mpamvu yadusize aratubwira ati mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Mugenda mufite ubwenge ahantu mbasize ni mu bataka. Baroga baranize. Uzi umuntu uroga yarize. Kera twari tuzi ko haroga injiji. None nabize bakaza. Uburongo bavumba uburozi bushasha murya muri Menge. Bavumba uburozi bushasha kuko aho babukuraga bamaze kubatanga ubu bavumba ubushasha bari gukorera muri Supaguru. Murarya muri Menge Supaguru iri kwica abantu ntiburare. Kandi imbaraga za Supaguru n'iz'abakonikoni n'iz'ibiganza bikora zo zose nzifatiye muri iri teraniro. Mubujijwe kongera kuroga kwa jina la Yesu. Samusoni yitsimba mu gitare baramushaka baramubura. Yaraza ahantu agomba kujya nyuma yo kwica imyaka y'Abafilisitiya akayirangiza. Barangije bati turamubuze kandi Lehi twateguye ikirori cyo kumwica kandi iteraniro riri Lehi ryo kumwica ryasizwe ko ritari bumanukeyo ritamurangije. None ubwo mumubuze
reka tumutume ingenza. Bibiliya niko ivuga, tumutume ingenza. Niko Bibiliya ivuga, ingenza. Ingenza zisobanuye iki? Ingenza nizo zimenya aho twiriwe. Ubu ingenza amaze kumenya na plaque ya moto yanzanye. Ingenza nizo zimenya icyo Imana yavuze kuri twe. Ingenza nizo zimenya itariki n'amavuko twavuye. Ubu ingenzi izi ni isaha mama Margarita yambyariye. Ingenzi. Ngo ingenza ziragenda zimukura mu gitare. Wagiye kubona bona nizo zije. Ingenza. Ingenza zisobanuye iki? Ni bamwe turepeta, ni bamwe dusenga. Ingenza ni bamwe ivuga bahari. Ingenza zimufata amaboko, mvuko Bibiliya ivuga, ngo zirayahambira, ngo zikoresheje imigozi ibiri mishya. Shaka kuvuga kuri izi mbaraga icyo zimaze, izi mbaraga icyo zigiye kumara. Ngo zimuhambiriza imigozi ibiri mishya. Kurikira wumve. Ngo ingenza zimuhambiriza imigozi ibiri mishya, ifite ikisobanuye. Ubu imigozi umaze iminsi urwana nawe yari ihagije, ariko iyi mishyashya izanywe n'ingenzi niyo mibi cyane. Ngo baramuhambira, arangije arababwira ati bene data, mundahire ko atari mwe mugiye kunyica. Bati wapa abafilisitiya barakudutumye kandi bagutegerereje aho bita Irehe, nibo bakudutumye. None se abafilisitiya ko bari babamutumye, bari babategetse no gufata imigozi ibiri mishya ngo bamuhambire. Oya, tujya tuvugisha ukuri. Mwabarokore dusenga namwe tuziranye kurusha abantu bose. Ko bari bamutumye Samusoni. Hari ubwo bigeze ibiri misha ntabwo iva mu baturwanya, iri muri twe. Iki kintu cyumviswe n'umuntu ufite intambara y'imigozi ya bene se. Iyi migozi ibiri mishya ntabwo iri mu Bafilisitiya, iri mu badusangira igaburo, iri iwacu. Batangiye kubyumva. Ntabwo iyi migozi ibiri mishya iri muri bene wanyu bamwe warokotse ugashaka batabishaka, ahubwo iri aho wirirwa usengera, iri mu bacu. Kandi iyi migozi bazi aho bayihambira, bazi ko bayihambiriza amaboko. Burya ikintu cyose kizagufata amaboko kiragatsindwa. Amaboko niyo yakira amafaranga, amaboko niyo atwara imodoka, amaboko niyo abara ayo mayero, amaboko niyo yambara impeta, amaboko niyo atanga, niyo yakira. Ikintu cyose kizategura kikagufata amaboko kiragatsindwa. Ni nk'ukuntu mwafashwa amaboko yanyu yahambirijwe imigozi ibiri mishya. Wabonye urugero ariko inzara iri kwiciye mu rugo. Wabonye wigura arangiza ariko inzara irakwishe nta na bitanu ukorera. Amaboko yawe yaratatswe, yarahambiriwe bikomeye. Si wowe wabonye wiga ukarangiza ariko inzara ikwicanye diplome. Mana Nyagasani, wavuye mu bukode ugira ngo hagiye gukurikiraho amahirwe yo kurya, inzara ikwiciye mu nzu yawe. Uzize imigozi ibiri mishya ufatishijwe na bene wanyu ba hafi, aribo Nahumu yavuze ngo uvunagura azamukiye imbere yawe, cenyera arinda igihome. Imbere yawe havugwaga ni muri bene so. Ntambara yose yo hanze wayirwana bikaguhira, ariko izamukiye muri bene so irakuvunagura. Bajyaga bandirimbira, ntegereje umugabo imyaka 11 narakowe, nagera muri bene data ikigeragezo bakacindisha, bakamenya kumbwira ngo tera haleluya, yirukana abadayimoni bo kubengwa no kugumirwa, nkayitera kuko cyari igihe cyo kuyitereshwa. Ariko ndashaka kukubwira imbaraga icyo zikora, Mwuka Wera yaje icyo akora, arabahora. Tera haleluya. Samusoni
ati nimundahire ko mutari bunyice. Ati ntabwo tukwica, zamukirehe barakudutumye. Ngo baramuzamura ngo agikandagira ku butaka bw'irehe. Abafilisitiya bakimukubita ijisho bamusanganiza urusaku nk'urwuri mu rwana narwo. Uzabyara use ko tubyaye, uzapfa udakize use ko tubakiranye. Ngura gapfurwo ngura kagenda bukwirireho use ntabwo tugendane karita tapandego. Ngura kagenda uzabone use nitwabonye amahirwe. Ngura ngo arababyara ariko ntazabarera ubuse ko wabareze. Ngo aramushingiye ariko ntazabyara ubuse ko yabyaye. Ngumva ngo arayubatse ariko ntazayibamo ubuse ko uyibayemo. Ngo ariga ariko nta diploma uzabona ubuse ko wayibonye. Ngo arakowa ariko ntazashaka ubuse ko twashatse. Ko bavugaga ngo umugabo ntazanjyana ngo ntituberanye ubuse ntitubanye ntitubyaranye gatatu. Ngo ariza ngo ariko ngo ntazabaho ubuse nturiho utunzwa nayo wize. Urusaku rubirehe, urusaku ruba irehe. Ngo aramubyara ariko ntazamuheka maze no kumwonsa uramwonyeje. Ngumva ngo arabyara indahekana ngo ariko ngo ntazabona icyo aziha ubuse ko Uwiteka azitunze. Akazitungisha igikoma kitagira isukari bakaba bafite ibiro nk'abana banywa sosoma. Ha ubundi baba bari mu biki? Ngumva ngo afite umukobwa mwiza ngo arabyirutse ngo ariko ngo ntabwo azamurokoka batamuteye ikinyendaro ubuse ko ntacyo bamuteye. Urusaku bamusanganiza urusaku. Ngo afite ibibere binini ngo ateye nabi ngo nta mugabo azabona ubuse ko yashatse. Bajyaga bavuga ngo ndumushizi w'isoni ngo nta musore wandambagiza. Imana irangije inyihera umusore witonda, afite umugabo witonda. Etienne aramuzi witonda uvugana amagambo make y'ubwenge. Ngo Margarita yabyaye benshi ngo ari kurage ngo ntarazamuramura. Ubwo babaga bambonye ndi kunyonga igare mu kandi kanya akabona ndi kwagiserera moto. Gihe nabyirutse nifitiye amaraso ya kigabo. Nubu ndi gukata imodoka ukagira ngo iwacu zirahaba. Kimenyi naho mu isakoshi harimo provisoire ungiye gushaka permis nabonye provisoire. Ngura muherezo kwa Karisa ngo ashingiye benshi ngura nazamushingira. Sinasotse namba hagati. Mbazumingiramo we. Ari naho nageraga nkegura gutya nkareba nti nawe waje. Bamwe bavugaga ko atanjyana nababonaga barimo babyina amakorasi bakagira ngo ni imirimo simbura gifungo barimo. Ngo yari yarabitumye mwibesha ntabyo yababwiye. Mwavugaga ko atazanjyana bibabwiriye he cyangwa kabanye bene. Batari kuno mugeni ko afite amahane bitebye. Bakaza kunera ivumbi bambaye ibya negirayo. Girayo ndabase ejo bundi uko mwavugaga. Munteresha haleluya zo kubengwa no kugomera. Modoka ingejeje ku muryango w'urusengero batangira kuza ntihagire umuntu uza kunsuhuza. Ndabahaza imyaka tumaranye. Mukandi kanya ngo umunsi mukuru ngo Imana ni mwibeshya mwamanuriraga ko atazanjyana. Umwaka agenda akabwira undi ati twagaragiye benshi. Umugeni uri hari arenda ku Rwanda. Imana ari yambwiye ngo wicungira umutekano baraza mukavuyo k'amakorasi. Batubaza reka. Wavuze ko umugabo atazanjyana. Urangije wigira umuhanuzi uratigita mu rusengero ngo nimwumve ko Uwiteka avuze ngo uriya mugabo suwe ntazamujyana. Turahagararanye tuje gusezerana, tuvuye mu murenge gusezerana ivangamutungo risesuye nubwo nta n'ikintu na kimwe nari nifitiye. Duhagaze ku muryango w'urusengero bagiye kumisa karameno ryo gushyingirwa. Wavuze ko atanjyana ukoresha ibishoboka byose uraza kumbeshya ngo yari yabikubwiriye. Mwigire ryo mwintera ivumbi.
ngo barangije ngo abafilisitiya ngo barasakuza ngo bagiye kumwica, ngo imbaraga, icyakora muzahabwa imbaraga nimugera n'imbere y'ababarwanya, nimugera n'imbere y'abica, icyakora muzahabwa imbaraga. Ngo imbaraga zimuzaho cyane, ngo zibanza kubohora amaboko. Izi mbaraga zimanukiye muri iri teraniro nizibanza zibohora amaboko yawe, zihumanura ibiganza. Tera haleluya eshatu. Yego yeha amishim birabohotse. Kuko ndashaka kubanza kurwana n'imbaraga zababoshye ibiganza kugeza izi saha. Abarokore bino mukaba mugikeneye, basobanura gute uburyo ukena kandi ufite imbaraga, uburyo wifuza icyayi cy'amata kandi inka z'igikamo. Ibi ni ibiki bundi? Intambara yose warwana, ariko igifu gifata icyo umutima ushaka, urayinesha pe. Ubu nta ntambara waza kundwanisha nanyweye nido, umva. Nta ntambara wanzanaho nanyweye agasupu ngo imbashe, kubera icyo ariko sha. Intambara yose yakurwanya wariye agashingwa ryinyo, ariko sha. Intambara yakubasha igifu kiri gukora yabikaze. Undi garafu rero bigeragezo n'inzara. Impamvu urana umushiha n'inzara ufite, iyi niyo nje guhangana nawe muri iri teraniro. Nukuvuga ngo ibiryo n'amafaranga bigatega amatwi bikitabira rimwe. Waba utabyizeye tukabirya uhagaze, ukarinda upfa nk'akagabo k'inkunguzi kari Samariya ngo naho amarembo y'ijuru yakinguka, ngo ntabwo ibyo byashoboka. Barangije Imana izana icyo bita ibiryo ku irembo Samariya, indengo y'ifigura shekeri imwe, abantu bararya bashira inzara. Kuko izi mbaraga nshaka kugusabira ni izi mbaraga zibasha no kukunyuza mu kibazo. Ushobora kutabona igisubizo ariko ukagira imbaraga zikunyuza mu kibazo. Nimba ubyumvise avuga ngo amina cyane. Ushobora kutiga ariko ukabona imbaraga zikunyuza. Tera haleluya cyane we. Ushobora kutagira inzu ariko ukagira imbaraga zikubasha mu bukode. Vuga ngo amina. Ushobora kutabona sheri ukagira imyaka 30-40 ariko ukagira imbaraga zikubesha muri iyo myaka, ukajya uririmba ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro. Bakubitamo umuziki ukajya ushonyora, ugashinjagira ushira, ugakomereka ntukome, kubera ko hari imbaraga zoherejwe mu kibazo. Niwemere gusa n'ikibazo, ahubwo Imana igasa nawe mu kibazo, kubera ko hari imbaraga zoherejwe mu buryo bwihuse. Nimba ubyumvise avuga cyane ngo amina. Ndayumvise. Ndayumvise cyane. Kuko imbaraga nshaka muri iki kirere ni imbaraga zikunyuza mu maso yabo mwiganye bahembwa imishahara, ukumva ufite imbaraga nk'iz'umuntu uhembwa menshi kubarusha. Icyo kintu uri kucyumva ntuza we. Ni imbaraga zigusapotinga no mu gihe utarabona urubyaro, ukajya uca imbere y'ababyaye nk'aho ubyaye 7, ukajya wumva ukumva uri nyina w'abana nubwo bataraza, ariko uri nyina w'abana. Nizo mbaraga. Mwazumvise? Imbaraga zatumaga mpanura kandi umusore wa nkoya adahari, amutegereza imyaka 11 ari mu bihugu byo hanze, Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya. Nkajya nirirwa narabaye fille d'honneur w'abandi,
uruwa gatandatu nabaga ndi fiyedoneri kubera ko nari mfite agataye kaberanye no kuba fiyedoneri. Ahubwo ntiwabona umunsi Imana imfashije nkanywa no ku gafanta ka oranje bayidusangizaga turi abafiyedoneri babiri agacupa gato. Ibaza nimba nzaba nanjye fanta nkayinywa nyine none ntayo ngishaka narayihaze. Imbaraga zimanuka uri mu kibazo imbere yawe ukajya ubona ibisubizo by'icyo uzabaca, arizo zamanukiye Hana akavuga ati wari ingumba byaye 7. Muvuga cyane ngo amina. Haleluya, haleluya, haleluya cyane we. Mbaraga ku buryo muri quartier havumbuka umutwe w'abakuvuga wabacamo kumva ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo uri kumva. Bari kuvuga kuzabimbwa ariko mu matwi uri kumva Imana ikubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe. Kumva hari imbaraga uteretsemo, ukumva uteretswe mu mbaraga. Ako mana we haguruka utere haleluya ebyiri. Donc ukumva wowe utuye muri quartier y'imbaraga. Umfasha kubyumva? Ukumva wowe uri muri quartier y'imbaraga, kumva wituriye muri quartier y'imbaraga, mu gihe bavuga ko uzapfa ntacyo ugezeho, muri wowe ukumva uzakomera, uzagera kure, uzatungisha benshi. Aribyo mwene wacu bavuze ngo bavuga ko tudafatika ariko turi bazima, bavuga ko ntacyo tumaze ariko dutungishije benshi. Ukumva wowe abantu bose babakire ni wowe ubabeshejeho kandi ntacyo ufite. Ukumva abafite amazu ni wowe yabahesheje kandi ntayo ufite, ariko ufite imbaraga, ufite ufite imbaraga. Tera haleluya none ana we. Uzi kubura inzu mu mujyi wa Kigali ukabura n'imbaraga. Uzi kubura taye nziza ukabura n'imbaraga. Uzi kureba imirari ukabura n'imbaraga. Yibuze mu mirari habe harimo imbaraga zivuga ziti mbonye. Atesi wabonye ate kandi areba imirari. Uzi kubura inote ya 5 ukabura n'imbaraga. Sasa mbabonanye provisoire mfite imyaka 45 muraho mwicara. Yaje mbahesha umugisha ababyeyi batabahesheje. Yaje mbahesha umugisha. Ariko kubura isambo yaho uvuka ukabura n'imbaraga zigutuza hure. Uzi buretse. Uzi kubura amafaranga yo kugura umufuka w'umuceri ukabura n'imbaraga zikurisha inusu waguze uri mu mwuka. Iki kintu muracyumvise? Uzi kubura litiro 5 z'igihwagari ukabura n'imbaraga zikurisha ya desa waguze uri mu mwuka. Urabyumvise ariko Yesu. Haleluya, ndazumva ndaharabo kitasire bosaya sherekire bosa. Tera haleluya. Ngo Samusoni ngo umwuka w'imbaraga muzaho cyane, ngo imigozi yari muhambira amaboko irabanza irashirira, imera nk'imigwegwe ishiririye. Imbaraga zamanukiye hano muri uru rusengero zibanje kubohora amaboko yawe yaramaze igihe aboshye, nicyo zibanje gukora. Karamenda kumva wawera we reposira.
ntabwo Samusoni ari gufata umusaya w'indogobe amaboko aboshye, ntabwo wabona shera amaboko aboshye, ntabwo wagura inzu amaboko aboshye, ntabwo watwara imodoka amaboko aboshye, ntabwo wajya kuri banki amaboko aboshye. Bibanza kubohokera mu maboko. Gira gutya, amaboko yawe ndayabohoye muri iri teraniro mu izina. Nimba utanizera ibi bintu, nimba utanabyizeye, njye mbyizeye nk'ibigiye kuba kuri wowe, kugira ngo abakugose bamenye ko Imana y'abarokore itagarukira ku munwa, atari y'amagambo, ari Imana y'ibikorwa. Yego, kugira ngo abakugose bamenye ko Imana y'abarokore n'abahanuzi yahagurukije atari abahanuzi b'igipindi. Yego, ndakumva databuja. Ongera ume haleluya ebyiri, nta kibazo. Ebyiri. Migozi ivuye ku maboko ahita amenya icyo gukora. Ubu n'uwaguha igishoro amaboko ahambiriye, niyo mpamvu washoraga bigahomba, nuko amaboko bari barayahambiriye. Ariko mbitesheje agaciro, ndumva ni bukirebo. Iyo amaboko abohotse, niyo ushoye ibiceri 500 ukabishora mu iteremusi y'igikoma, igikombe urababwira uti ni 1000. Amaboko yanjye amaze kubohoka, nicaye ku mashini nkadoda. Umukiriya yaza umwenda badodera 2000, ntigiye ngo udodera 15. Ati kubera iki? Impamvu mpenda cyambere umwenda ni nkukudodera, ndawusengera. Nimba waragumiwe, umusora kurebere muri style abona uteye neza. Oya ndahera kuri ayo maboko, ndacyari ku maboko sindayava, ndacyari kuri ayo maboko, ku buryo uwayaboshye agiye kwiherera yigaye. Haleluya ebyiri hano, ebyiri. Yego, ndaje ntinde kuri aya maboko. Baravuze ngo uragapfa udakize, ndaje amaboko nyapfumbatishe ku buryo uzajya uyafata ntashire. Muracyari abana mwebwe, ndaje ndabohora ubwonko mu kanya. Mwebwe mu kanya ndaje ngere ku gice cy'ubwonko nkibohore, mitekerereze igende neza. Ibi bintu by'amanota mujya kuzana arimo imibare ya mobile money siyo twabatuma. Amanota ubundi ninde wayabatuma? Navugisha no kuri ubundi bite mwebwe, bite byanyu. Amafaranga dutanga kwishyura minerivare ni menshi, igikoma ugenda unyweye mu gitondo kirahenze, ibiryo urya saa sita uje birahenze, ninjoro ugiye kuryama urarya, uryama kuri matera utaguze, wisiga amavuta utazi uko agura, wogera muri bodaboda. Twebwe twirirwaga tuvuga rimwe kongeraho rimwe ni kabiri, nta n'igiceri cy'10. Iyo mama watabwitse ngo ateke igikoma, umukozi niwe ugiteka. Amakayi ku ishuri bagutumye turayaguha, bikuzita buri munsi tukagura izindi. Aya manota muzana ninde wayabatumye ko twabatumye amanota menshi? Imibare ya mobile money muyikura. Ndaje mukanya mpambura ubwo bwonko bwanyu. Muvuga cyane ngo amina. Ugatinyuka nyoko wakubyaye, uri umukobwa w'inkumuraha, uri umusore uraha ngaha, mama wawe ukubyara bamututse ko azarumbya, bamutuka ubyumva, none uratinyutse ufatanije n'abanzi ba nyoko, urarumbye umuteje abarejiyo.
reka ngaruke mbibabaza. Iyo ubona nyoko bamwifuriza gupfa yishwe n'agahinda k'abana yabyaye, ibyo ukaba ubizi, warangiza bakagusambanya ukemera ugategerega, warangiza ugatinyuka ukanywa itabi, ugataha saa sita z'ijoro, ugafatanya n'abanzi ba mama wawe kunezerwa. Va ku giti dore umuntu, n'undi munsi ntuzongere. Ubu ngubu ababyeyi bawe, mama wawe arinda kurwara hypertension na hypotension kubera wowe. Reka ngaruka. Bibiliya ivuga ngo iki? Umvira so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Iyo tumvira so na nyoko upfa ukindutse. Kabiri, ibintu byo kuza gukinira imbere y'ameza y'umwana. Ujya gukinira imbere y'ubufundi n'ubuyede bwawe, ujya gukinira ku bibuga birahari, kuri Maison de Jeunes bahahokerezwa ifiriti, ujye muri basket, ufate igare ujye kuba umunyonzi. Ariko ibintu byo kuza gukinira imbere y'ameza y'umwana, bakakubwira ngo urwibutso rw'amaraso y'umwami Yesu Kristo, ukamira urindaye. Bakakubwira ngo umubiri w'umwami Yesu Kristo, ukamira uri umugome. Mu bintu bidakinirwaho, nyiva hano uzongera gukinira imbere y'ameza y'umwana. Muvuge ngo amina. Mushobora kwemera ko aya maboko yanyu ahambutse, cyangwa mubyemera ari uko umuntu abanje gutitira? Mu bintu bitumye amaboko ahambuka ni ukugira ngo Uwiteka agarure icyubahiro mu biganza by'abantu yahamagaye. Kabiri, ni ukugira ngo agarure icyubahiro mu bahanuzi baguhagaze imbere. Gatatu, ni ukugira ngo abanyabyaha bakugose bihane bamenye ko Uwiteka ari Imana. Haleluya ebyiri, haleluya ebyiri, haleluya ebyiri, haleluya ebyiri, ebyiri, ebyiri. Ngo amaboko ngo amaze kubohoka, imigozi ibiri itaye agaciro, haguruka nkubwire, haguruka utesha agaciro, tesha agaciro ibyo baguhambirije, tesha agaciro amaboko y'abarozi yatesha agaciro, tesha agaciro abakonikoni, tesha agaciro imbaraga zakurwanije. Amaboko yawe arabohotse. Iyi saha dutesheje agaciro ibyo bakoresheje baturamutsa, ibyo bakoresheje baduha bibiri, ibyo bakoresheje twabagurije amafaranga, ibyo bakoresheje twabayoreye ku muceri, ibyo bakoresheje wabahaye igihumbi cyawe, ibyo bakoresheje wabaramukije, ibyo bakoresheje tera haleluya we. Abarozi bari hafi n'abari kure, itangazo mbahaye nuko mpagurutse njenje ugupfobya murarenga mpinguka. Tere mukoreraho murazigeraho musanga narangije gupfobya imbaraga zibarimo. Mpagurutse ndi umugore w'intwari. Debora yarapfuye, mpagurutse ndi igipfaru. Bakwikirize. Mugabo kera akakumara n'ubwoba. Imbaraga zidukoreramo, twebwe ntabwo dukorera Imana, dukorana. Murabyumvise? Ye ntabwo nkorana, mfite imikoranire. Hari imyanzuro mfatanya ibikorwa n'ubwami bw'ijuru. Jewe hari umwanzuro mfata, ijuru rikaza gusura ahantu nafatiye imyanzuro. Ibyemezo mfasha Imana ntabwo ibivuguruza.
bose bari hejuru y'imyaka 30. Uyu mwaka mfashe umwanzuro, Noheri n'ubunane murayirira mu ngo zanyu. Umwanzuro ndawufashe kandi nagukuka. Hari imyanzuro ntakuka. Eliya yajyaga avuga ati jyewe ubu ngubu uyu munsi nje mfite imyanzuro ntakuka, nta mvura nta kime kugeza igihe nzabitegekera. Imana iti very good, ubwo bivuze nanjye ndayifashe, hita ujya Ikereti ndagutungirayo. Twe tugendana imyanzuro yanyu, imyanzuro yanyu nitwe tuyifite. Twe turabahesha, twebwe turabahesha. Ubundi twe dushinzwe kubahesha umugisha, ubundi namwe mukadutunga. Ubundi ndangize kuvuga igiturisho kiri hariya, twe dushinzwe kubahesha umugisha ubundi bakadutunga. Ibi bintu mwigize ngo mufite ubwoba ngo nibwo baragira ngo iki, twebwe nta bwoba dufite. Aho twaboneye amafaranga ntitugitinya kuyanga. Mbese njye naje gukora imirimo simbura gifungo aha ngaha, ntabwo ndi umutijisite wa ADP. Si ibintu ikirago, nimba pangira iby'umwuka murampangira iby'umubiri. Mbese ndabeshya? Ibintu babareresheje bya mama ihorere kugira ngo ubutaha uzagaruke. Garuka ariko uzane mu Bibiliya avuga ngo mu nzu y'Imana hajya horamo ibyo kurya. Yewe ntabwo nemerewe kuza gukora umurimo ngo ntahe nshonje kubera se. Ntabwo mwe mwayintera ngo mbemerere, tazantera umwaka. Ibiganza byanyu narabisengeye ngo mbibonereho umugisha, maze gusengera ibiganza by'abantu b'Imana bitaninjira n'ibyahantu hahishwe, bitaninjira no mu bantu badatanga. Izakenyuruza abami, izakenyuruza idukenya. Arawe haleluya, ebyiri hano, ebyiri zonyine. Nakomeza nkageza ejo kandi mukicara. Izo mbaraga nziza, kandi nimugire n'imbaraga zo gufata telefone ngo mubwire mu rugo ko bibaye ngombwa ko tuguma. Nubwa mbere se byaba biba. Musaza wanjye Yosuwa ntiyavuze atumva birahindutse, zuba hagarara, nawe kwezi hagarara, mbanzi kugira ngo urancika nabanje kukubohora ibiganza no kuboko. Nawe byibuze ejo ugenda ufate. Ega ni mutaba bakire muzandwa. Ifite inshuti z'abakene ubugwije abagome. Byaha by'abagome, byaha by'abakene ndabizi. Urabyina tubwo ni ifirita aje guhota. Watera harero atizo nini do wakwihanagura ibyunzwe bishyushye. Kandi koko ni wese ugira ngo ibyunzwe n'iby'inzara. Urwego rwo kwikiza intambara yawe ndagusengera ukire. Uzanyereka ibyaha abakire bagira nibihe. Yensengana n'abakire cyane, naboroheje n'abakire. Ariko nasenganye n'abakire cyane. Isengesho bagira urarize papa. Amenyera wampaye ubukire. Uzampiherezo ryiza. Uzandinde kurimbuzwa n'ibyo wampaye. Ariko isengesho ry'umukene. Amen. Imigozi maze kudohoka ibaye nk'imigoye gushiririye. Imana ikora ku bwonko bwa Samusoni, cyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira n'ubwonko buzakorwaho, ibitekerezo bizakorwaho. Fatira gutya ku bwonko bwawe we, fataho. Uwiteka nakora kuri ubu bwonko, nakora kuri ibi bitekerezo, nafungura ikirere cy'imitekerereze. Haguruka, fungura ikirere cy'imitekerereze, fungura ikirere cy'ubu bwonko. Tera haleluya eshatu. Icaza aba bacuranzi w'ingoma, uwa synthetizer n'uwa gitari mbagaye.
ngo haleluya izana n'urusaku rw'ibintu byose tugacanganyukisha abadayimoni bagata control. Kanya turi buze gukoma amashyi maze tunagira gutya ku buryo gukomesha n'amashyi birenze. Ndumva intwaro mfite umunsi iri gufata. Ndumva mfite intwaro imeze nka kirimbuzi. Ndumva ko ntiturwana mu buryo nk'ubw'abantu. Dufata mbere turakubita ariko ntiduhusha. Ndumva ntari buhusha mu mitekerereze wakugize imbwa. Ndumva ntari buhusha mu mitekerereze y'abakonikoni n'abarozi n'abarangi. Ndumva ntari buhusha. Haleluya. Ntabwo duhusha twe mu cyico turahazi. Vuga ngo amina. Mwambara inanga muregere. Tugiye kugera mu cyiciro gikomeye cyo kunogonora we, cyo kwivuna umwanzi. Isaha yo kwivuna umwanzi. Aya masaha nimba hari byoherezaga najya gukora mate control. Aba yaroze nimba bikora aya masaha tubimusubije nawe yumva uburyo amahembe atikagura imbavu. Haleluya. Ebyiri. Yego sha yego. Aha. Tugeze kuri iki gice turashaka imbaraga z'Imana ko zimanukira muri iki gice. Ababyeyi banjye babwiza ukuri imyaka tugezemo umuntu abura ikintu agifite mu ntoki. Gashaka bike inzu yose uyifite aho. Gatuma umwana igitunguru ugifite mu ntoki kubera imbaraga zahazangiritse. Imbaraga z'imitekerereze urabona tugiye gukira dushaje. Niyo mpamvu ushaka kuiteka zidufatira mu gihe cy'imisazi ukamenya kuyabara utayacuritse. Niyo mpamvu tugiye gufata imbaraga z'imitekerereze. Iteka afashe imbaraga z'imitekerereze z'umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo, ariko imbaraga z'imitekerereze Imana irazimana. Imana izimanya asigarana aha naho niho hazamurokora. Ko nangiye gufashwa ndagira nte aza kumva ibya Yesu aravuga ati nubwo maze imyaka 12 mva. Abavuzi bakaba baramazeho ikofe, abahanuzi bakaba barantesheje umutwe, ariko ndumva imbaraga z'imitekerereze zo zitaratatswe. None reka nzikoreshe iyi mitekerereze nyishyire mu bikorwa. Ngiye gukora ku nshunda z'Umwami Yesu. Gukora ku nshunda byavuye ku mitekerereze. Uvuga cyane ngo amina. Izi mbaraga z'imitekerereze aha bangije sha. Aha bakora umwana mu mutwe yatsindaga akajya atsindwa. Aha uzi kuba warize kurira n'indege ukajya kwiga hanze, wajya mu kizamini muri interview bakubaza bakagira ngo wize hano hepfo muri 9 kubera aha hatatswe. Mugabo umwe yitwa Zakayo aragira ati nubwo ndi mugufi ariko si hagufi haracyakora. Ntabwo ndi bwishinga igihiriri kimwirukanka inyuma ariko kidafite hano.
reka jya nkoresha aha ko mfashijwe ndagira nte aha hantu ndumva aha hantu sha arangije aha haramubwira hati urira igiti bivuye aha ageze mu bushorishori bw'igiti aha hakurura Yesu atumva ururuka aha ni hazima nabonye abantu banyirukanye nyuma ariko badafite aha ururuka uyu munsi ndarari wawe aha hantu hahaza akaya kanwa aha hahaza akaya kanwa nanjye ibyo ntunze ndabihaba cyane none mbuye ndamuri hagane kubera aha hantu sha aha hantu reka amatindi umupfakazi umwe yacumbikiye umuhanuzi biturutse aho umwana we arapfa aha haramubwira hati uzamukane mu cyumba cyo hejuru umuhanuzi naza aramwubara arahakira aha hatuma umwana azuka isaha ageze turi kumwe cyangwa ntituri kumwe murahari ndashaka ko ukoresha aha hakakwereka ko uwo musore uri kukurambagiza atari ujyanye n'amasezerano uzabona niyo mpamvu ntitezaga udusore twa rojyorojyo two muri karitsiye kuko numvaga nzakomera none ndakomeye aha ngaha aha hantu sha aha Elisa hageze yubarara ku mwana amazuru ku mazuru umunwa ku munwa umwana aritsamura barakize akira biturutse aha niyo mpamvu umuririmbyi yarurimbye atitaye kuri dogitora afite araririmba ngo nuntunganyiriza ubwenge aho birahagije nuntunganyiriza ntitaye ko nize tunganya aha ngaha hahita habwira Samusoni ngo dore umusaya w'indogobe aha hahita hakorana na bya biganza aha naha amarezo y'aha naha ndayafungura ubu ndayibirenge uzirwariza ujye gushaka akazi haleluya ebyiri data we Samusoni arabuka umusaya w'indogobe awufata kubera ko hano hahambutse n'aha hahambutse awufata mu ntoki mfatira ikintu ufite mu ntoki ikintu cyose ufata ndacyemera nushaka ukura urukweto mu kirenge nushaka urukure mu kirenge kuko inkweto zakubise imitwe y'abedomu Uwiteka bakubita inkweto mu mutwe ubundi bakubaza impamvu udatunze taci kandi mu masoko zihari muri iyi viziyo wabisobanura ko byari byaratewe n'aha habiteye reka nze ndegura imitsi yari yaripfunditse itumutaki arari ebyiri muvuga cyane ngo amina
windogobe fata umusaya, fata umusaya nkwereke ibintu tugiye kwataka. Atake zatangiye. Ntabwo Samusoni yigeze arwana yicaye, ntabwo yigeze arwana yicaye. Arangije ngo imbaraga z'Imana zimuzaho cyane. Cyakoze muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Irehi, Imbandazi, mu mujyi wa Kigali, hanze y'umujyi, impera y'isi yose. Turashaka ko impera y'isi yose imenya kabereye aha hantu, imenya kabereye aha hantu. Tera haleluya we. Ndakumva. Arangije afata umusaya w'indogobe, imbaraga z'Imana zimuzaho. Ubu rero reka mbabwire, jyewe nta muhanuzi waza kumvangirirwaho ampanurira ngo titarabo ngo Uwiteka kujyanye i Burayi. Nakubwira nti ceceka urebe ibindi uhanura, kuko Bibiliya yaravuze ngo tuzagera ku mpera y'isi. Byarangije kuvugwa, shaka ibindi. Ngo afata umusaya w'indogobe. Ntabwo naba narasomye iri jambo ngo uze kuntigitaho ngo kujyanye ngo muri Amerika. Umwuka Wera w'imbaraga naza nzagera ku mpera y'isi. Usi ibihugu 5 maze kujyamo, bimwe mbisubiramo 2, 3, 4. Sinabikuye muri no Bibiliya. Nubu bivarize irafunze ngiye kugenda. Uyu musaya w'indogobe rero uboneye muri aya materaniro ntabwo ari uwo kwica ikigeragezo kimwe. Bibiliya ivuga ngo iki, ngo fashe 1000 ngungemo. Reka mpagarara. Reka mpagarara hirengeye. Mbanza ngusobanurira iki kintu utagikora mu kavuyo. Bari mpamvu abarokorera rimwe na rimwe mwicanga. Hari ukuntu mujya mu masengesho y'iminsi 3 mukicangirayo, akanwa kanyu kakabicanga canga. Ngo Mana, ngo amafaranga yo kwishyura inzu, ngo mpinzu, ngo mpera umwana ubwenge, ngo mpa minerivare, ngo muhe iki kigo, ngo mpaye akazi, ngo kwa makosa nagakora, ngo Mana, ngo ndashaka amafaranga naya. Sana kajagari mu masengesho. Ngo Mana, ngo ndirukana abadayimoni, ngo mbajyanye mu birunga, ngo mbataye muri Nyungwe, ngo mbashize mu nyanja y'akumuro n'amazuku, ngo mbohereje ikuzimu. Abazimu naburi kubacanganyukisha. Abazimu bohereza ikuzimu, amahembo yohereze kwa nyirayo. Muravanga muvanga ibintu. Nze mbigishe kata. Ngo Mana, barakubwiye ngo sengera ibiryo. Mwami Yesu, twirukanye imyuka iri mu biryo. Ukirukana abadayimoni mu biryo ntabyo mba nkiriye. Ngo Mana, ngo ibiganza byatetse ngo biravumye. Jewe natetse ibiganza byanjye biravumye. Please. Murantukira imbere y'ibiryo nkwakirije. Maboko yakoze ibingi barahumanye. Akina na Yesu. Ndashaka kubabwira ibintu tugiye gukora utabikora mu kavuyo usanganywa, kuko bigiye gukora. Ngo Mana, ngo ndashaka costume, ngo niyo yaba y'umutuku, ngo cyangwa umukara, ngo cyangwa ubururu, ngo cyangwa no. Vuga ibarukunda. Ngo Mana, ngo ndashaka konte, ngo no yaba momo, ngo Airtel cash, ngo dutere imbere, ngo koje bank. Bana kavuye aho ngaho. Itamo konti ikorera ku isi yose. Umuti nudakoresha ikarita, ejo ukoresha shekeri. Tebijanye ariko mwaretse nkabigisha umuti. Tugakora umuti ko tugiye gukora umuti. Ngo Mana, ngo muzagwa no mu masengesho. Ngo Mana, ngo nirukanya abadayimoni b'inyatsi, ngo nirukanya ngo abubushomeri, ngo ndirukana ngo abatuma abaturanyi banyanga, ngo ndirukana ngo abatera abana, ngo ndirukana. Ubwo se uzamara imyaka 3 ukirukana ntuzabivamo.
hari ukuntu bafata ukabafungira mu maduzeni, ariko umunsi ntabwo turi bufungira mu maduzeni, tugiye gukubita 1000 ingongo imwe. Imbaraga zikurwanya turakubita 1000 ingongo imwe. Nimba arwanyaga na 300 arizo zakurwanyaga, mu 1000 harazamo n'izirwanya umwana w'imfura, uwa kabiri umugabo, nyogose. Ubwo ni ukuvuga ngo 1000 ingongo imwe tugiye gukubita. Taraharariya numva ko gihari. Aha. Ngo Samusoni ntiyita ku rusaku bari gusakuza. Samusoni ntiyita kuri bene se bahamugejeje. Samusoni ntiyita ku bunini bw'Abafilisitiya. Yababa Samusoni we. Samusoni wagira ngo afindimwe n'abagabo babiri, Yosuwa na Kalebu. Bageze mu gihugu bafite inzabibu, basanga hari abagabo 10 bazanye itiku. Yosuwa na Kalebu bati twebwe rero tutitaye ku itiku mufite n'iterabwoba mwazanye, abanaki dusize tubahinduye imitsima, ubu tuvugana barangije kuba imitsima, tuzabarya nk'abarya imitsima. Ubu ni ukuvuga ko imbaraga narwanaga nazo aka kanya nzihinduye umutsima. Arangije ngo afata umusaya, wawufashe mu kuboko kwawe kw'iburyo, wawufashe ngo akubita ingunga imwe. Ni ukuvuga ngo ibintu bimaze iminsi bikurwanyiriza muri aka gace, akutuyemo, ako wizemo, akusengeramo, akukoreramo, ngiye gutera 1 2 3 nimurangiza mu kubitira ingunga imwe. 1 2 3 we! Ya 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 ya! Haleluya 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 haleluya! Ingunga imwe. Ibiturwanya tubikubise ingunga imwe. Ibituma tudatera imbere tubikubise ingunga imwe. Ibituma tutagera ku masezerano tubikubise ingunga imwe. Ibituma abana bacu batiga neza 1 2 3. Haleluya! Tugihagaze ndashoje. Amasaha yagiye narengeje iminota 34.